bikorwa mwiza ntabwo nge namugereranya na Trump. Trump ni perezida wa Amerika, uriya ni umuturage wa Amerika, ariko sinamugereranya na Trump kuko Trump we simvuze neza cyangwa sinamuvuga neza mvuga ngo akunda igihugu cy'u Rwanda, ariko nubwo yagikunda nubwo atagikunda, umugani wa His Excellency yavuze ko u Rwanda rwarapfuye rutazongera gupfa bwa kabiri. Uribuka ko umye guteza igihugu imbere. Yego. Ubona muri generation turimo urubyiruko uyu munsi wa none abenshi ujya gusanga ni jobless, nta zindi activity. Mbere ko ngera ku topic y'umunsi, kwe ku rubyiruko dushaka gukora ahubwo always yo jobless rero uvuze nge ntabwo mpamanya nawe, nta nubwo mbyemera. Arubyiruko rwinshi ruvuga ngo imirimo yarabuze, kandi buri ibyo gukora byinshi birahari. Ahubwo dore ikintu urubyiruko ikirwica ni kimwe. Nta rubyiruko umusore nkawe ushobora kuvuga ngo rega fate igikarayi ajye kuri shanti aho bari kubaka abo umuyede, kandi umuyede uhembwa make ubahembwa 3,000 cyangwa 4. Amafaranga 4,000 ku munsi ni menshi ku rubyiruko, ariko no spray ibyo nangaye oya nta kibazo. Nyine aragenda akarya ipura y'1,000 agasigaza 3 n'amafaranga. Kuko njye ndibuka ngira umunyeshuri kera muri segonderi mu butumwa cyangwa se mu ruzinduko rujyanye no kureba ibijyanye n'ubuhinzi, ubuzima, ikoranabuhanga ry'ubuhangano, ubwenge buhangano, AI. Bivuze ngo rero hari byinshi u Rwanda rugomba kungukira ku ruzinduko rw'uyu muherwe Bill Gates. Muzi ko hari n'ikigo right. Mbasuze kandi bifuza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima abari mu majyepfo amajyaruguru y'Asazuba n'Iburengerazuba, by'umwihariko ari mu girwa hagati wa Kigali nakiriye musaza Ndanda muri filimi Ikiraro cy'Urukundo na Setora Jambier. Ariko Seto twagoye mu muryango mugari muri filimi urenze ufite tumaze iminsi tugutekereza umuryango mugari muri filime Ikiraro cy'Urukundo se gute? Nukuvuga ngo ugiye none urumva wahoze uri umukire, tugiye kugusubiza none uri kukina uri umwana ugifite amafaranga naho yakomonze. Ndi umwana bose nahinduka umwana. Uzi ibyo bavuga uko akundi bavuga ngo umuntu yari afite akiri umwana nyine aha amafaranga yakomonze. Ayo ni amateka, ariko ntabwo nahinduka umwana. Nyine muri filime bazakugira umwana wandi ubwo oya bazakugira wa muntu ukiri umujene urubyiruko bariteje mu gitama, ariko ntunzaba ngaragara kuri kamera. Isura yawe barayifata AI irabikora. Sawa sawa. Hagata imisi myinshi imisi myinshi abantu bari bagukumbuye kuri ntabwo nayemeruka kuri kamera za Iris Rwanda TV, ariko ndahagarutse. Reka nongere mbasuhuze mbabwira ngo nibakomere. Ibihe bijya ibihe bibindi nta kundi, ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu ndagarutse. Wamenye ko na filime yawe bamaze kweditinga, iri kweditingwa n'uwitwa Joshua na Irambona. Iyihe? Imwe wakiniye Mwirimbi. 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 Mu bintu bigushimisha nzi. Cyangwa ni Kwirimbi. Na filime zasohotse. Cyane yo twakiniye Kwirimbi. Mwirimbi. Mwirimbi ni mwo hasi. Ni Kwirimbi kuko twari hejuru. Ntabwo twari mo hasi rero. Kwirimbi. Ni Kwirimbi. Nzi mu bintu bigushimisha ni filime. Filime ndayikunda cyane. Filime iranshimisha cyane iyo yari na filime itanga ubutumwa. Nta mpamvu yo kutanshimisha. Filime mbi ni za zindi ntashobora no gukina zibitera soni, ariko filime zigisha zo ndazemera. Uri umwe mu bantu bagize uruhari, ntarinjira mu mwandiko neza nshaka kutuganira uyu munsi mu Kiraro cy'Urukundo. Yego. Kubigiye kugaruka noneho mu byumweru 2 biri imbere, ikaba noneho yarakozwe n'abantu batandukanye, yakozwe n'uwitwa namwe mwayikozeho, ikorwaho n'uwitwa Mishu, no producer wize no kunyundo ishuri rya muzika, na Joshua na Irambona, na Tito tutabura kumushimira uruhare yagizemo mu gutangira. Yego. Na Nyagasani wa Dete Dudu, kuri umwe gukora mu ni ministeri imwe muri ministeri z'u Rwanda ntaza kubivuga nabi. Bishatse kuvuga kuri filime. Bishatse kuvuga iki? Nuko yakunzwe. Ubundi rwera filime kuba imaze n'igihe kingana gutya isa n'ihagaze, abakunzi bacu ngewe rwose nkanye nka Setora cyangwa se Ndanda muri filime nabiseguraho. Ntabwo ari twego twayidindije,
ni directeur wabiteye. Directeur rero ni wabikoze. Nyabuneka abakunzi bacu abo duhura mukatubaza ngo filime bimeze bite natwe uko mumbona kuri kamera ntabwo byadushimishije pe, ariko kubera ko yagarutse amabure bayagutera rwose bari kuyadutera, twebwe ntabwo twibuze, twabuze ubuyobozi, ariko ubwo yagarutse ubwo mwikubisa agashyi natwe tuti kaci umugani wa Rucagu. Yego exactly, utimugani wa Rucagu. Yego ariko wamenye ko manda za bamwe ziri kurangira kugira ngo twinje none mu mwandiko nyakuri. Manda za bamwe ziri kurangira ndabizi, ngira ngo mu kwezi kwa mbere tuzadufite abayobozi bashya. Yego ariko tuzatora mu kwa kangahe ntabwo nzi neza, icyo ni igikorwa gitegurwa na komisiyo y'amatora. Ubwo mbivuze rero naba mvuze ibyo bitari mu nshingano zanjye. Komisiyo y'amatora nibitegura yamara kubishyira hanze nibwo tubasha kubivuga. Ntabwo rero wabivuga utazi igihe tuzatorera komisiyo y'amatora nibitegura. Ndagutunguye ku kibazo nk'iki ngiki. Ibyo birarebwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'amatora Nyakubahwa Musabyimana Jean Claude, niwe uzaduha iyo kalendiriye cyangwa se iyo mbonera iyo ngengabihe kugira ngo tumenye igihe tuzatorera. Nk'umuntu ntunguye ubona ba meya barangije manda by'umwihariko mu karere ka mu ntara y'Amajyaruguru ni nk'abangahe zose batazongera kugarukamo. Emery icyo kibazo ukakimbaza kuri kamera gutya kuri IBC Rwanda TV kuvuga ngo meya ntazagarukamo. Manda ni ebyiri, nyuma ya manda ebyiri ntabwo abayemere kugarukamo. Abarangije ebyiri se ngira ngo warurinda harya arangije ebyiri uramugore Yudita ubanza zirangije, undi urangije ebyiri ninde sara muri Burera ntabwo arangije ebyiri, ni wagakenya ahubwo wagakenya vice mayor affaire économique ni urangije Burera affaire économique ni wa Burera harya Jean Baptiste Nshimiyimana se burya arangije manda ebyiri. Ese wakitinze se bakimara ku ubwo rero nawe nuko muri Musanze bose bazagarukamo kuko bose baje ari bashya, bose ni bashya, ariko muri Gakenke harimo uriya vice mayor économique Rurindo ngira ngo ni bose, ngira ngo ni bose, ariko muri Burera ubwo nuwo nguwo umwe gusa nuwo nguwo Nshimiyimana Jean Baptiste. Abandi ntabwo tubizi neza, nashaka ziyamamaza cyangwa byashoboka simbizi, niyo mpamvu navuze ko ntabwo nabivugaho cyane, gusa abarangije izo manda ebyiri nabo twabashimira kuko batanze umusanzu wabo, iryo nitafari bashize ku buyobozi bw'igihugu, ariko n'uwashaka kubongeza yabongeza, byose birashoboka. Ugiye kongeza muri ba meya mwakoranye nk'umunyamakuru wahera kuri inde? Ba meya b'uturere bose none banze kwiteranya. Ntabwo ari no kwiteranya, kuba bakiri mu nshingano ni ukuvuga ko bakoze neza. Yego ubu rero ugiye kubongeza nta n'umwe watera ipfunwe ngo umukuremo kandi bararangije manda neza. Uha amahirwe bandi bashobora kuzagaruka mu prediction yawe? Oya biterwa n'abaziyamamaza. Hari n'igihe nshobora kumuha amahirwe kandi ataziyamamaza. Icyo gihe ntabwo byaba ari byo. Ahubwo nibiyamamaza uzanzane kuri kamera noneho ntanga y'amahirwe urukunsaba. Ariko kuruma cyangwa se kuri umunota ntawe naha amahirwe ntarishuwa ko aziyamamaza. Ntabwo nzi neza ko aziyamamaza, namuha amahirwe gute? Ahubwo niba mara kwiyamamaza kandidatire zasohotse uzangaruye kuri mikoro nabwo kuri kamera hanyuma nzabakubwira. Mu turere dutanu intara y'Amajyaruguru yagiye ikunda kuza nyuma, ariko ubu ngubu iri guhatana kuza muzi imbere. Ibi bishatse kuvuga mu ntara y'Amajyaruguru ubona mvuze ngo izaza imbere ya prejije ntabwo nayijyamo, cyangwa se iyo ntuza kwaba rukunshora uburega, ahubwo nibahatane bakore tuzarebe ko batazaza n'ubundi mu myanya y'inyuma. Kandi icyo twifuza ni uko uturere twacu twabyibuze twaza mu myanya 15 y'imbere, kuko kuza inyuma ya 15 ntabwo ari byo. Iyo ucurukuye Burera ibiya mbere Burera niyo ya mbere kuko yabaye iya nyuma. Ubwo rero nongeye nkavuga ngo Burera izaba iya 5 ndaba nshomoze izaba iya mbere muri uyu mwaka. Oya iyo prejije rwose cyangwa se iyo no byakunda, reka tuzabitege amaso. RGB nizaduha icyo cyegeranyo kiduhe, wenda tuzakivugeho kimaze gusohoka, ariko ntabwo natanga ayo manota kuri umunota. Sindi Kicukiro, sindi Nyamasheke, sindi Rusizi. Navuga ko Burera ishobora gusumbya Rusizi gute cyangwa Nyamasheke, cyangwa Musanze gasumbya Kayonza na Kirehe. Kandi urabizi ko uturere tw'iburasirazuba ducanye ku maso, haba muri mituweli,
ni muri byose mu burezi ireme ry'uburezi iburasirazuba yewe ntanze amanota kuri umunota naba nibeshye reka twigarukire ku bushoramari bw'igihugu. Ejo bundi nyakubahwa His Excellency yaravuze ngo urubyiruko vibe. Ubundi ijambo vibe uryumva gute? Vibe ubwo mu kinyarwanda ni iki? Ni nko kuryoshya, kwishima, vibe, ibyiyumvo, kuvibura. urubyiruko mu kuryoshya. Kandi waruvuze utuyoganira ku bukungu, turabigarukaho. Urubyiruko mu kuryoshya nibyo, ariko nibyo burya amaraso y'urubyiruko aba ari amaraso ashyushye. Burya ntukarenganye umwana niba yakoze ibi biterwa na ya maraso ye, gusa nanone bikajyana n'umuco umwana aba yaratojwe. Kuko umwana, kureka umwana akisagagura ni byiza pe, ni byiza kuko biramuruhura, ariko ntabwo umwana umugira tereriyo laisser aller. Oya umwana agomba gukurikiranwa, umwana bakamenya niba agiye mu kwidagadura n'abandi nibyo agomba kujya kwidagadura, ariko akagira n'umwanya wo gutaha agaruka mu rugo, kuko hari n'ibindi agomba gukora mu rugo. Hano turi nahoze mbona abana barimo gukoropa. Umwana iriya mirimo akora buriya ntabwo imuvunnye, ni imirimo imumenyereza cyangwa se imufasha kuzagira ubutwari bwo gukora. Ariko ntukafate wa mwana ngo umubwire ngo yicarire ngo iryamire hariya. Oya, umwana agomba gukora imirimo yoroheje, yamara kuyikora akaruhuka. Muri uko kuruhuka harimo kwidagadura, agakina n'abandi bana, kandi akagira n'umwanya wo gutaha ku gihe, akegera ababyeyi, agatora no ku muco. Iyo uvuze iterambere usangamo akenshi urubyiruko nirwo ruteza igihugu imbere, kuko baba bakoresha imbaraga. Akenshi urubyiruko bakoresha imbaraga n'ibitekerezo, nirwo rwakagombye guteza igihugu imbere. Yego. Ubona muri generation turimo urubyiruko uyu munsi wa none, abenshi ujya ugasanga ni jobless, nta zindi activity. Mbere ko ngera ku topic y'umunsi, kwe ku rubyiruko dushaka gukora ahubwo always yo jobless rero uvuze nge ntabwo mpamanya nawe, nta nubwo mbyemera. Urubyiruko rwinshi ruravuga ngo imirimo yarabuze, kandi buri ibyo gukora byinshi birahari. Ahubwo dore ikintu urubyiruko ikirwica ni kimwe. Nta rubyiruko umusore nkawe ushobora kuvuga ngo reka afate igikarayi ajye kuri shantiye aho bari kubaka aba umuyede, kandi umuyede uhembwa make, wahembwa 3,000 cyangwa 4. Amafaranga 4,000 ku munsi ni menshi ku rubyiruko. Ariko spray ibiryo nangaye, oya nta kibazo, nyine aragenda akarya ipura y'1,000 agasigaza 3 n'amafaranga. Kuko njye ndibuka ngira umunyeshuri kera muri segonderi, muri vacances zose nta vacances n'imwe, grande vacances, ibiruko binini, nta na rimwe nigeze kubipfusha ubusa kuva ndi muri segonderi, kuva mu mwaka wa mbere. Kuko jewe icyo buri gihe nabaga mfite icyo gukora kugira ngo mfashe ababyeyi kwishakira ibikoresho by'ishuri cyo kuzatangirana umwaka ukurikiyeho. Natanga urugero rw'abakurikiye wenda iki kiganiro kuri kamera za cyangwa se kuri screen za Iris Rwanda TV, nuko nge nakoranye n'ikigo cya kera bakitaga Electrogas, ni ikigo cyagishinzwe amashanyarazi, ubu bakita Wasake, bifatanyije na REG, bifatanye byombi, ku icyo gihe byabaga bifatanye. Buri kiruko kinini nagomba kubonamo umurimo byanga byakunda, kandi navaga iwacu mu Gataraga nkaza mu mujyi wa Musanze, ngataha ku mugoroba ngakora amafaranga 1,000 ku kwezi. Wari umukire. Ubwo amezi 2 twamaraga mu kiruhuko nabonaga ibihumbi 2,000. Niyo mpamvu waguze ikibanza mu nabyo birashoboka. Fondation nari nyifite. Nukuvuga ngo rero imirimo nibibuze ku rubyiruko, ahubwo nuko urubyiruko rw'ubu ni rwa rundi rwigize abasongarere. Abasongarere, ukaraba ikirenge kugira gute, yajya kubizambaguza akakengera pocket, agenda yanditse amabuno. Ntabwo ari urubyiruko ruriya, ntabwo ariko dushaka urubyiruko rukora. Urubyiruko rukora kuko icyo gukora kirahari. Kandi natanze ingero zifatika. Kuri chantier ushobora kuhagenda ukabona akazi ugakora. Hari n'utundi uturimo two mu rugo nk'uko nahoze nkubwira bari abandi barimo barakoropa, buriya barimo bari gushaka umukozi ukora iriya mirimo bari abana bari gukora, kandi ntabwo iri bubavune.
bari gukuramo n'ubumenyi. Hari n'abandi bana usanga barimo kwahira utwatsi tw'inkwavu, utwatsi tw'inkoko, burya baba bari gukora, ntabwo baba bicaye ubusa, nabo baba bari gukora. Bivuze ngo rero ntacyo gukora kiba kibuze, koko urubyiruko n'imbaraga z'igihugu, ni rwo Rwanda rw'ejo. Iyo udakoze rero, iyo udakoze uru rubyiruko uba wiremaza, kandi iyo umaze kuba mukuru ntabwo ari wakwiga gukora. Bityo rero kumenya gukora cyangwa se kwishyiramo esprit, ndavuga ngo iki, kwishyiramo gahunda zo gukora, gahunda zo gukora ubitangira ukiri mutoya, ntabwo ubitangira uri mukuru. Bityo rero ibyo His Excellency yavuze nanjye ndabyemera, ndamanya nawe. Urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, bagomba gukora rero kugira ngo, kuko igihugu iyo kiri kugenda gutya abakuru bagenda bavamo, urubyiruko rwo rugenda ruzabasimbura rugerekereye muri cya kindi cy'abakuru. Uyu munsi wa none dufite Bill Gates ari mu Rwanda, aya masaha turi kuvugana yasuye Rwamagana, cyane yibanze ku bikorwa by'ubuzima. Kuba dufite ikigo nderabuzima cya Bwurire, ibi bishatse kuvuga iki? Ibi gusurwa na Bill Gates, umuherwe mu rwego rw'isi, ni umunyamerika kandi ni umuherwe, ngira ngo wenda ari muri 4 ba mbere niba atari 5 ba mbere, ariko mu myaka yashize nk'itanu yashize niwe wari uwa mbere ku isi. Ariko kuba u Rwanda rufite amahirwe yo kuba rwasuwe na Bill Gates ni amahirwe akomeye, kuko ahangaha yasuye u Rwanda mu butumwa cyangwa se mu ruzinduko rujyanye no kureba ibijyanye n'ubuhinzi, ubuzima, ikoranabuhanga ry'ubuhangano, ubwenge buhangano, AI. Bivuze ngo rero hari byinshi u Rwanda rugomba kungukira ku ruzinduko rw'uyu muherwe Bill Gates. Muzi ko hari n'ikigo ubwo buzima ndetse n'ikoranabuhanga by'ubwenge buhangano. Rero kuba dufite umunyamahirwe nguyu mu gihugu cy'u Rwanda ni amahirwe akomeye cyane. Numvise ko nawe univugiye ko yasuye cyane cyane ibigo by'ubuzima, ko yasuye ikigo nderabuzima cya Rwamagana muri Bwurire, yewe yajyanywe na Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana. Nyuma kwakirwa na Butaro, yahoze akoreye Butaro, mu bitaro bya Butaro, nyuma yo kwakirwa na His Excellency umukuru w'igihugu. Bivuze ngo rero n'imbaraga zikomeye igihugu cy'u Rwanda kiba kibonye muri izo nzego 3 nakubwiye, niba atarenye ubuhinzi, ubuzima ndetse n'ubwenge buhangano mu ikoranabuhanga. Muri rusange ni umushyitsi mwiza, ibyo igihugu kizamwungukiraho ni cyinshi kandi ni kinini. Tukishimira ko tugiye tugira abaterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa nk'aba ngaba, igihugu cyarushaho gutera imbere. Uti kubera iki aba yasuye nk'u Rwanda? Ni ukubera iki igihugu cy'u Rwanda ni igihugu muri ibyo bintu byose navuze gishyiramo imbaraga. Duhereye ku buzima, igihugu cy'u Rwanda urwego rw'ubuzima rurakora neza. Uhereye no mu nzego z'umudugudu, nta mudugudu utagira abajyanama b'ubuzima. Ngira ngo buri mudugudu ugira abajyanama 4 b'ubuzima, nabo buhinzi nabo bworoshye, nabo buhinzi. Nta mudugudu n'umwe udafite ikigo, ivuriro riciriritse cyangwa se ivuriro ritoya, poste de santé. Nta muturage urembera mu rugo muri ibi bihe kubera systeme cyangwa se gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, mutuelle de santé. Ibigo nderabuzima ni byinshi, ibitaro turabifite. Bivuze ngo urwego rw'ubuzima mu Rwanda ni urwego ruhagaze neza. Ahangaha Bill Gates asobanuye kuri wowe, mvuga ngo Bill Gates, iyo tuvuze Bill Gates nyine, Bill Gates nyine nabivuze mu bintu mu butumwa bwamuzanye harimo ibintu navuze 3. Navuzemo ubuzima, ubuhinzi ndetse n'ikoranabuhanga rishingiye ku bwenge buhangano cyangwa buhangano. Ariko harimo n'uburezi burimo, n'uburezi nabwo burimo. Bivuze ngo izo nkingi zose uko nzivuze yaje agamije kuziganiraho n'abayobozi ba nyirazo cyangwa z'abazishinzwe, bazifite mu nshingano, mu rwego rwo kugira ngo arebe niba hari aho yakubita umwotso hatagenda neza. Ibyo byose ni mu nyungu z'u Rwanda. Rero niba ku burezi urumva yatangiriye ku rwego rw'ubuzima, arakomeza mu buhinzi, azajye mu buhezi ndetse n'uburiya bwenge buhangano. Ubwo rero birumvikana ko uko mbyumva ni inyungu kuri leta y'u Rwanda, ni inyungu ku banyarwanda, ni inyungu ku gihugu. Okay. Nk'umwe mu basesenguzi ba politike, ibi ngibi ni izihe nyungu guhura na perezida
Bill Gates abifitemo cyangwa u Rwanda rubifitemo? nibyo nari maze kuvuga. Guhura na urabona ko ni umunyamerika kandi Amerika sinavuga ngo ikunda u Rwanda 100%, ariko nkuriye waje mu Rwanda ku giti cye ni umukunzi w'igihugu. Umukunzi w'igihugu cyane, icyo navuze cyitwa Gate Foundation, uriya ni umuryango niwo wawuhimbye, kandi u Rwanda rubifitemo inyungu kuko uriya muryango wahimbwe kubw'ubufatanye, uriya muryango wahimbwe kubw'ubufatanye na leta y'u Rwanda. Bivuze ngo rero ni umufatanyabikorwa mwiza. Ntabwo njye namugereranya na Trump. Trump ni perezida wa Amerika, uriya ni umuturage wa Amerika, ariko sinamugereranya na Trump kuko Trump we simvuze neza cyangwa sinamuvuga neza mvuga ngo akunda igihugu cy'u Rwanda, ariko nubwo yagikunda nubwo atagikunda, umugani wa His Excellency yavuze ko u Rwanda rwarapfuye rutazongera gupfa bwa kabiri. Uribuka ko hari amasezerano yakorewe muri Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugarura amahoro muri Afurika.